nyiri twibwire ivuga karame nanone kanere imbere ya muyango ni niwe nkunda karame mushumbura agiye inyambi inyangamutsindo tubahimo iminsi iyi ndirimbo yagaragayemo The Ben gukurura ishanga inaho ari mu minsi ibyo ntabyo mbyibuka muri indirimbo umode nanjye muri mu bagitere dufite ake iminsi ukuntu nyemera yanamutama iminsi video turi gukora turayikoze muyireke cyangwa muyireke. Kigali NewsChannel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali NewsChannel. izi njyewe sizi kubizi Dore ni hano muri bino biboro se musubira inyuma nyine ndavuga ko hinjira urabonamo hirya ni bibiri bijyamo hagati na hagati barahera duparika hariya ubwo twanyura kuri tugenda turarangira bino hano ibaze nk'ukuntu muhamagara ajya muri gutegeka ni itegeko nyine ese bose baziceza tukumbuno yo umva ngo bazi ikibazo iyi ndirimbo yitwa gute iminsi kubera iki si iminsi gusa nabuze iminsi wo iminsi nawe nyirinki waba nabuze ko iminsi ese ama njye nyumva urumva kugira ngo tugere hariya kugira ngo ni he turuce mu muharuro murazenguka kuri amacha niho ukora nga tuahurire harimo umugozi murasanga ubwo maze kuva giravu ntiwumva se ubundi niwe wa erega iminsi umusaza nawe arashona iminsi abayikumiriye hariho umugozi murasanga nakoze nawe ukuyeho iminsi uko iminsi itaragera iminsi y'igisambi wari 40 oya ese ubundi kuki bavuze 40 Iwa 41 ugeze kuki se batayigize nka senka cyangwa bakayigira nk'ijana oya nyine usibuka kuki batayigize nk'ijana ngo bavuge ngo umunsi w'ijana na rimwe gendera neza umugozi udasanga utaracika iminsi sha imbere gato ahantu handitse ngo inkombe mani abatuye ahantu ataranatembe tugeze mu nkombe z'akavu iminsi nguwo amubonye umugozi murasanga yawugize bawita umugozi iyi kontineri ko nyikunze murakundana n'amakontineri barimo birese kontineri hano turahakorera wabibonye dore ingorofani wa mugabo iyo panaro imuhereza iminsi y'umwambi ni njyewe afite ndi mu minsi ariko nayikura nese ubundi ntago uyirimo ngenda arenze ndi mu minsi bareka aho hafi tutahagara muri kushe dore ubucuma ndagasa butarera ariko nazanye ubundi buri hagarara mwana wigenda kure muri location suraza gusubira inyuma subira inyuma gato dore hari iminsi yamukanze hano turahakorera script hari n'ugomba kubyinira uvuga uti ntago nzakina n'iminsi nawe ukabyara turasubira inyuma aho ngaho cyangwa nkomeze aho juga mwana wanjye nababwira ati iyo ruka yaje mu tutabyara n'ikindi ko yivugisha iminsi yagutwaye iminsi isa n'iki itantwaye iminsi yatwaye Rwabagira iminsi yatwaye Rwogera iminsi yatumye Samusoni igaraderera sha bakina n'iminsi mwana wanjye iminsi
nese iminsi twaye iki bisanzwe iminsi yatetse inzovu mu rwabyo iminsi yakonimbo iminsi ijya bireka iminsi ntagaterera nzambe nese iminsi twaye iki mu buzima busanzwe nta n'ikidatwaye iminsi nyine uri gushutinga indirimbo yawe ni AMAG ako mwaririmbye indirimbo muhita iminsi nta bindi bintu bihari byo kuririmba bitari iminsi none se iminsi yo twiririmbye bitwaye iki ndi kwibaza iminsi yo twiririmbye bitwaye nyine uracyari muto ntabwo ukuze cyane urakuze cyane icyo gitwenge bakita urumenesha mwana wawe iminsi kubera iki si iminsi yatwaye soro samukondosha iminsi yatwaye nyirarumaga wari umusizi w'umuhanga ako nyine twibwire ivuga karame nanone kanerimbere ya muyango ubu ni niwe nkunda karame mushumbura agiye inyambi inyangamutsindo tubahimo narambe mu Rwanda ndibuka se umugabo utagira urugo ntarwanira icyicaro sha ni nko kurwanira rugo kwivuga bigira amahame none wakwivuga ute ntahinze kubyuka mu gitondo ukivuga n'abaturanyi bakakumva bakavuga ati ndi kanaka ibyo bintu mujye mubizirikana naho ndavuze umuntu yateruye ikivuga yivuga ko ntari nkubito y'iki arivuga yivuga ibisokuru undi agiye kumbwira ngo nanjye nitwa gutya ku w'Inyamirabo bakoze ikivugo none se si ikivugo icyo bakita icy'amahombo sha none se kankubaza umuntu agiye kwivuga atuye mu biryogo bitwaye iki kubivuga atuye mu ese avuga ahantu adatuye ikivugo cy'ikiryogo shakanye kwirebera uvuga muri rusange umuhungu bita mani twirere imbere iminsi ako tubwire ku minsi abantu babonye indirimbo iminsi n'ibiki dore ngabo iminsi sana mani reka kase kabikora noneho wari guhiga mu ishati y'umweru ndi kumwe n'umwana wanjye hano hari banyamunsi badutega iminsi bifuza ko twaburara uyu munsi ibaze ko banakwimana peace bashinja amakoshi mbabona buri munsi niyo mpamvu benshi tubatayahuye tugakora diri tukaguma muri mu tukabafata nk'abiyambuye impuzu nk'abahennye mu bakwe kubaho uwo peke kandi ntubaseke nubwo bagufera bagufata nk'uwo feke oya ntubafeke wowe barekera iminsi twakoranye igihe kirekire yarabizi wowe bajya babukuzanaho ukabikunda yibariza look at me mwari muri aho ariko muri aho neza Sara yarabyaye Margarita twabona yego nta muntu ujya utuzanaho ubucucu yuzanye turabudevero video turi gukora turayikoze muyireke cyangwa muyireke nibashaka nibayirebe bonza n'ubugoryi nkana njuga ni cyo kintu wanga mu buzima bwawe n'ubugoryi njuga n'ubeshya ndakunyomoza nawe nabanza ukunda ubugoryi njyewe nta muntu urabunza naho ngo mbimenye mwerekane barebe niba oya ukunda ubugoryi ngenda bo nta muntu urabunza naho ntago nzi ngo ni iki usigaye ufite channel yitwa ngo Kigali NewSchannel Kigali NewSchannel warayiguze ariko yaramuguze ko yahoze iyo channel narayiguze ntago twayiguze mwana wanjye cyangwa yarakuguze akantu twaraguranye bahembwe man tutaki zingahe 22 bahembwe kuri zingahe ntago se mubizi mwabimara mwe nago ntago iki ko wabikuje turashooting nene se wese video amfura uzashukwe n'iminsi mwana wanjye
ese umuntu ashukwa n'iminsi gute nari umusore none ndashaje ukiri muto nkure nka Njuga naze muhakabara ntuzihenure ku minsi byawe wawe umuntu yihenura ku minsi gute aho kwihenura reka tubaze nyine kwihenura mwashatse kuvuga bande mu ndirimbo n'uyu wabivuze bisobanura kwihenura mba numva ari ibintu bimeze ukuntu kwihenura ni ibiki kwihenura ni ibiki ubundi ukwirya shamwana reka mutuzuko biragoye ko wajya mu bajije utari umujije umenye icyo abajije none wahita uhinduka injiji yuje mu bajije utari umujije ubinjije ubwo zamura tujijishe naraga nkubwiye ntabwo turi reba ibi boro nabimubwiye ndi no mu modoka nanga ibintu kuri mu bintu by'ibinyarwanda bya bano baniga uri umunyamerika njyewe ujya ko kinyarwanda nivugira n'icyo uvuga nk'icyo yavuga ariko wari waganira Kararisa Karasira cyangwa iyi niga nayo ndi kubona ngo ibyabajiji n'ubujiji kinyarwanda jijuka rero jijuka ni kinyarwanda gitwaye icyo kukivuga Njuga n'umutima ugira ububwa ni umutima ugira nta n'ubwo ikinyarwanda arizo mvugo mwivugisha ikinyarwanda gitwaye icyo kukivuga ibyo bintu byawe mwivugisha mushaka kureshya bari muri aho ari turi hano ubwo nibyo ntiwatubeshya ibyo bintu mwazanye ngo by'ubujiji n'ubujinduriza n'abari babujunde wajya mu bajiji utaramujije iyo ugiye mutaramujije ubiki injajwe oya ntabwo ari injajwe n'injiji baba nuko rero ngaho twakomeje cyakoze ikinyarwanda urakindusha pe ntacyakurusha cyakwereka mu bwiza uyu muniga ntago azi ikinyarwanda amaji umukuru utaha byo umenya ko abantu ugiye kuha ibyo kurya ari abasore pe ibyo kuduha ibiryo iki kintu aragishinjwa agishinzwa ushinzwe ko tudahaza urihaza mu mirire ku buryo utahaza na rubanda babashimira mu iriro nubwo numvishe nta kibazo wowe tubabwira ati bashima bapfa ntubwire wumvise ubwira urumva ntajya avunika